Zimbabwe ibarizwa mu gace k'amajyepfo y'umugabane wa Afurika. Ni kimwe mu bihugu biteye imbere cyane cyane ku mutungo kamere wacyo wihariye. Iki gihugu gifite zahabu nyinshi cyane itagereranywa, ndetse utapfa kubona ahandi aho ari hose kuri uyu mugabane wa Afurika ndetse no ku isi muri rusange. Yamenyekanye cyane ku muyobozi wacyo. Uyu mugabo uyoboye Zimbabwe yitwa Robert Mugabe. Mugabe ni umwe mu perezida babayeho ku mugabane wa Afurika mu myaka ya kera. Arayobora Zimbabwe ayivana mu bukene bukabije cyane n'ubwo amahanga yamufatiye ibihano byinshi cyane, biturutse ku buryo yarwanyije ubukoroni ndetse n'abagashaka buhake n'amadisikuru yakomeye abaryaga mu matwi, aho yababwiraga amagambo rwose ntacyo yitayeho, ndetse akababwira neza ko bakwiriye kuva muri Zimbabwe ye. Zimbabwe ubundi ni igihugu kimeze gute? Ni igihugu gikize cyane gifite umutungo kamere, ariko noneho Zimbabwe ifite agashya tujye kuganiraho umunsi wa none. N'ibindi bihugu byose byo ku mugabane wa Afurika n'amoko atandukanye atuye muri ibyo bihugu ndetse n'abikomokamo. Turazamuka mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Zimbabwe hafi n'uruzi rwa Zambezi, n'uruzi rwo mu gace ka Zimbabwe, Zambia, Malawi ndetse n'ibindi bihugu bifatanye na Zimbabwe. Abaturage batuye muri kano gace bitwa abaturage mu bwoko bwa Vodama. Vadoma ni ubwoko bukomoka muri kano gace ka Zambezi, ubwoko ariko bwihariye ndetse bufite n'amateka akomeye cyane, dore ko aba baturage kuri isi ya rurema ari bo bantu bonyine bigeze bavukana amano abiri ku kirenge cyabo, kandi n'uyu munsi bikaba bacyariho. Abaturage ubwoko bwa Vadoma ubasanga mu gace k'amajyaruguru y'uburengerazuba bwa Zambezi, n'ahantu hegereye amashyamba menshi cyane ndetse n'uruzi rukuru rwa Zambezi, rumwe mu bitera imbere ndetse zifite ingomero nyinshi cyane zikomeye z'amashanyarazi. Abaturage babayeho mu buzima bwabo bwa gakondo kuva na kera nk'uko bari babayeho. Imyaka ibaye ibihumbi rirenze ngo birinze cyane kwivanga n'abazungu ndetse n'abakoloni, dore ko abaturage ubwoko bw'Abavodama ari bo bonyine kuri iyi si ngo bafite ubumuga budasanzwe ushobora kugira ngo ni imico n'imigenzo byabo byaratumye bavukana amano abiri. Hoya, bikomoka ku kirero kugira ngo ubwoko bumwe kuri iyi si buvukana amano abiri? Ese ni bande? Ni bantu ki? Kubera iki ari bo bonyine kuri iyi si bafite ibirenge byaho biriho amano abiri? Izihe mbogamizi cyangwa se ibibazo bahura nabyo ku bantu bafite amano abiri? Ese bari kugenda ubu bumva bari kugenda nkawe bigenda gute? Ngiri kumva muri iki kiganiro nitwa Medal. Ntibagirwe gukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Vodama tribe babarizwa mu burengerazuba bwa Zimbabwe. Bonyine ushobora gusanga kuri iyi si koko bavukanye amano abiri. Ibi kandi ngo bikomoka ku migendekere y'ubuzima bwabo bwa buri munsi, dore ko ubu bwoko imico n'imigenzo ndetse n'amateka yabo ngo batajya bivanga n'abandi, biturutse rero kuko baba bashakana ndetse bakanabyarana mu buzima bwabo bwa buri munsi. Byagiye bituma genetic mutation yabo ihindagurika, kubera ko ngo benshi usanga bahuje amaraso. Ibi nibi byavuyemo ibibazo n'ingaruka zikomeye cyane, aho muri genetic mutation byarangiye abana babo kubahuje amaraso bavukanye kubavukana ubumuga budasanzwe bwo kuvukana amano abiri. Ushobora kugira ngo ni inkuru cyangwa se amakabya nkuru n'andi magambo. Oya, ubwoko bwa Vodama bafite amano abiri koko. Ntabwo ari abaturage bose muri uno bwoko, ariko byibuza benshi bavuka muri iyi miryango ngo bafite amano abiri. Ubushakashatsi n'amateka byagaragaje ko ubu bwoko ngo impamvu buvukana amano abiri ari uko abaturage baho ngo bashakana ubwabo batajya bivanga mu binyecumi ndetse n'ibinyejana bishize. Ubwoko ntibwivangwamo, nta wundi muntu bwinjiramo, hagati yabo muri bo barishakanira. Babayeho ubuzima gakondo batunzwe n'ubuhigi bw'inyamaswa, uburobyi, ubuhinzi ndetse n'ibindi byinshi cyane, ariko utibagiwe no kuba ari aborozi. Igitangaje ndetse giteye ubwoba kuri uno bwoko bwa Vodama ni ikintu kimwe gusa, ngo ni ukuntu batinya ndetse bakiheza. Nibwo bwoko bwa mbere muri Afurika iyo ubonye abantu ba mukerarugendo cyane cyane baje kubasura, nta gushidikanya bose mu gaturage kabo no mu cyaro baburirwa irengero, ukabababura ku buryo ushobora kuhirwa ubashakisha wababuze, keretse ngo iyo wazanye n'umugide cyangwa se umuntu uhamenyereye ndetse unabamenyereye kugira ngo abashe kugufasha kubaganira nabo. Imyizerere yabo ni yandi ya gakondo ya Kinyafurika, aho bamwe muri bo ngo bahindutse abakristo, ariko abandi bakomeye ku muco wabo gakondo ku buryo bananiwe kumva neza ibyo bamisiyoneri b'abakoloni babigishaga, bigumira ku bupfumu ndetse n'uburaguzi. Bizera neza ko imizima ari bimwe mu bintu bishobora kubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, dore ko ngo batajya batandukana nayo ndetse no gukorana nayo cyane mu mateka yabo. Imibereho yabo n'ubwoko irahambaye cyane, kuko ikigendanye n'amashuri, ibitaro, amazi meza ngo ni ibintu badapfa kubona. Ikindi nuko ubwoba bwabo no kwisha cyane ari byo bintu ngo bibatunze.
batunzwe no guhora bihisha abantu ngo iyo baje kubareba, ariko kenshi bigakomoka kuri icyo kibazo cyavutse cyo kuba benshi muri bo bagivukana amano abiri. Iyo wegereye umwe muri aba ngaba bafite amano abiri akubwira neza ko agenda nkawe nk'uko bisanzwe, ngo ariko biragorana cyane ko ngo yakoze urugendo rurerure ngo usanga amano y'uko ari abiri yatangiye kumurya ndetse n'ibirenge bikamurya. Imbogamizi kenshi ngo usanga bahura nazo ngo ni uko badashobora kubona inkweto nk'iyo ngiyo wowe wambaye. Ibi kandi bituma abaturage bashyirwa mu kato ngo bakagumira ubundi mu byaro byabo, batajya bakunda kujyanwa kure, badashoboye kugira ikindi bikorera ngo imiryango yabo n'ibibitaho. Igitangaje kandi muri iyi miryango ni uko kuva mu cyaro cyabo ukajya ahandi ngo ari ibintu bigorana cyane. Bibera muri ubwo buzima aho amashuri aba ari makeya, ndetse no kuva mu mujyi wabo mukuru uri kugenda ugera byibuze aho ubwoko bwa Vodoma butuye ngo ni urugendo rurerure cyane rushobora kubyibuza kuba twatwara amasaha agera kuri 12 uvuye mu murwa mukuru. Aba rero byatumye bigumira mu buzima bwabo bwa gakondo bw'ubuhigi ndetse n'ubworozi, ariko utibagiwe n'uburobyi kuko ubuzima bwabo ngo nubwo ari bubi bugira bubi cyane ngo ntago ari uko batarya neza kuko ibyo barya byo barabifite, ahubwo ni ubuvuzi ndetse n'imyigire byabo bikiri inyuma, byabasigaje inyuma cyane, bigatuma batagira ubwenge cyangwa se ngo bagire indi terambere bashobora kugeraho. Barikiberaho mu buzima n'umuco gakondo, imigenzo myinshi nko guherekeza abapfuye iyo bapfuye cyangwa se ibirori byabo, ngo ni imwe mu yitangaje umuco w'Abanyafurika. Kuyeho kandi iby'imyizerere ndetse n'imibereho yabo n'ubuzima bwabo bayeho bwa gakondo yo mu mashyamba, bizera neza ko imizima ari ingenzi mu buzima bwabo n'umuco wabo gakondo bagifite, nubwo batize kandi ngo bagere kure n'abaturage babayeho mu mateka yabo. Ushobora kubageramo ukikanga kuko nabo bakubonye barikanga, ntago bize byinshi na nubwo bazi byinshi, ariko byibuze uburyo babayeho ubu barabushima. Barakuriye mu mashyamba, batunzwe n'uburobyi, ubuhinzi n'ubworozi ndetse n'ibindi byinshi cyane, ariko bituma ubuzima bwabo bukomeza kugenda bumera neza. Nk'ubwoko bwari bwibereye ahantu kure rero mu mashyamba iyo ngiyo hatagerwa n'abantu benshi, ndetse nk'ubwoko bwakundaga kwiheza kubera ikibazo cyo kugira ubumuga bwo kuvukana amano abiri. Bajya kumenyekana, amashusho yarafashwe na ba mukerarugendo bari bahatembereye, maze akwirakwijwe bitangaza isi yose ko kuri iyi si hashobora kuba ari ubwoko bufite amano abiri. Aya mano abiri rero ngo yifashishwa mu ngendo zabo n'ubwo ubuzima bwabo bugoranye, ariko inkomoko yayo nayikubwiye. Maze rero bakimara kugira bino bibazo cyangwa se bakimara kumenyekana ku buryo isi yose yabamenye, abashinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu ngo bahagurukiye hejuru, ubundi baza kureba abana bari bo, abakora ubushakashatsi baraza. Si ibyo gusa kandi ba mukerarugendo baje ku manywa na nijoro. Ubwoko rubarirwa muri Zimbabwe, ubwoko bwa Vodama, ngo ni ubwoko bwahuruje amahanga menshi cyane. Uburenganzira bwabo bukaratangiye guharanirwa ngo kuko bafitiye cyangwa se bamariye umuco wa Afurika akamaro kanini cyane, kubera ko ngara bamwe mu bimenyetso neza byo kwirinda ndetse no kwikomeza no kwanga kwinjirirwa n'abaturutse mu mahanga cyangwa se abanyamahanga mu bwoko bwabo, ku buryo ngo n'abaturanyi batari ubwoko bwa Vodoma ngo bidakunda ko bashobora kuba babavuga cyangwa se ngo bakingiranwe nabo. Ubwoko kandi gusanga ikiganiro cyabo cyangwa se urimo bavuga ngo bavuga ururimi rwitwa Shona, ururimi rukoreshwa muri buno bwoko gusa ngo utagira ahandi warusanga. Ubuzima bwabo rero ni ibanga rikomeye cyane, ariko none ubwiru bukomeye. Bibereye mu mashyamba ngo ntabwo bigeze bamenyekana cyane ngo bamamare. Umuco wabo ndetse n'umurage bya gakondo ni bimwe mu bintu bashyira imbere cyane kurenza ibindi byose mu minsi ya none, kubera ko ngo bigoranye neza ko ushobora guca umuco cyangwa se ngo bawunyuramo kabiri ubona amahoro muri uyu muryango. Imigenzo yabo ni nk'indi y'Abanyafurika, ubupfumu n'ibindi byinshi cyane, imigenzo idashira. Ariko nanone ngo ni abantu bakomeye ku muco wabo gakondo ku buryo bigoranye gushobora kuba babukuraho, nubwo basigaye inyuma mu bigendanye n'iterambere yabo, ubuvuzi, amashuri ndetse n'amazi meza. Abashinzwe kurwanira uburenganzira bwa muntu ngo biyemeje neza ko bazajya babibagezaho, usibye ko nabo batabibaha bihagije, ahubwo bahora bajya kubafata amafoto n'amashusho cyo kujya kugurisha ndetse no kugaragaza ishusho y'abaturage b'Abanyafurika bakibaho mu buzima gakondo ariko bavukanye ubumuga budasanzwe, aho bavukanye amano abiri. Ibi rero ushobora kugira ngo ni umuco aho baguca amano, hoya ngo bituruka kuri genetic mutation, bituruka kuba byibuza abavukana cyangwa se bafitanye isano y'amaraso bashobora kubana mu bintu by'igihe kirekire, ubundi hakabaho mutation genetique. Ushobora gusanga ibice bimwe by'ingingo z'umubiri byabo byahindutse, bikarangira abana bo muri iyi miryango bavukanye amano abiri. Ntabwo ushobora kuvuga ko ari abana gusa, kandi ubwo hari n'abashaje kuko na ba nyirakuru na ba sekuru. Ibyo ni ibintu ubwo bwoko bumenyereye kubona umuntu wavukanye amano abiri.
umuryango ushobora kubyara abana bose bakavukana mbere babiri, cyangwa se bikarangira harimo abavukanye 5 yuzuye abandi bakavukana 2. Abavukanye ayo mano kandi ngo baterwa ipfunwe no kuba bameze gutyo kuko batagira ibintu byinshi bikorera, ko byinshi birabibakorera kuko bakibayeho n'ubuzima bwa gakondo by'inkweto ntubabaze. Usanga rero ngo bigora uyu nguyu w'amano 2 kuba yabasha kugenda mu muhanda n'amano 2 akora urugendo rurerure rungana urw'abandi bakoze.